muntu n'umwe wakoranye na Cyomoro Vet TV ngo abyicuze cyangwa ngo ahombe, kuko icyo duharanira ni inyungu zawe nkawe ushaka kuba umworozi cyangwa nkawe mworozi. Dutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi bw'amatungo, tukugira inama, tukaguha amahugurwa, ndetse tukakubwira n'icyatuma umusaruro wiyongera, haba mu nkoko, mu matungo agiye atandukanye. Dukingira imbwa n'amapusi ndetse turanayavura. Si ibyo gusa kandi dufasha abantu gukora demarage. Si demarage gusa, ahubwo tunatanga n'icyororo cy'imbata. Abantu mukeneye icyororo cy'imbata mwamamagara rwose, ni kuri make make, ni karibu. Twongeye twagarutse ku gice cya kabiri cyo kubaka ibiraro. Abantu mwarebye video yabanje igice cya mbere cyo kubaka ibiraro byiza kandi bihendutse, bagiye bagira icyifuzo bavuga ngo wavuze wihutishe, ntabwo buri kantu wagiye ugacengeramo ngo ukavuge neza. Abandi bati ntabwo watubwiye mezire cyangwa se ubuso tugomba kugenderaho. Rero nagarutse, ni byinshi ngiye kubahereza kandi rwose byiza, ibiraro bihendutse kandi umuntu abona akavuga ati kabisa ibi biraro ni kijyambere bidahenze. Kandi ndagira ngo mbibutse nk'uko n'ubushize nabibabwiye, ibiraro byiza egare gutunga, kwinjiza cyangwa se kugira icyororo cyiza, cyangwa se kwakira umusaruro wo hejuru. Muri kunyumva neza bakunzi ba Cyomoro Vet TV? Rero uyu munsi ngiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye bitarengeje ibintu bitatu. Icya mbere tugiye kuvuga ikiraro, tukivuge guhera kigitangira, noneho mbabwire ngo ubuso bw'ingurube wenda ishashi ijya mu buso ubu n'ubu, imfizi ijya mu buso ubu n'ubu, imbyeyi ijya mu buso ubu n'ubu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ni muri urwo rwego tugiye gutangira, ugatera agatebe ukumva neza iri somo, kuko iri somo ni ingenzi kandi ndabizi neza ko rizagufasha. Dutangire mbereka bino biraro. Murabona utu turaro ni uturaro twiza kandi dufite isuku, ibiraro bisobanutse byiza. Murabibona guhera inyuma uko bimeze. Ubundi iyo ubishatse mbere na mbere ushobora kubaka sale nini nk'iyi ngiyi, murabyumva. Wamara kubaka sale nini nk'iyi ngiyi, ubu hari abantu bagiye kuvuga ngo ko tubona iki kiraro cyubatse nk'ikinkoko. Iyo umaze kubaka sale nini nk'iyi ngiyi, ugenda ucamo ibyumba nk'uko nabiberetse, ahubwo ukavuga uti nzacamo ibyumba nshingiye kuki? Nshingiye kuri mezire zingana iki, cyangwa se ku buso bungana iki? Nibyo ngiye kukwereka rero, kuko iyo n'ingurube ugeze igihe ukumva unaniwe gukomeza kuzorora, ikiraro nk'icyo ukuramo bya byumba wagiye ucamo, ukaba washyiramo inkoko, ukaba washyiramo n'andi matungo ayo ari yo yose ugize ute ushaka. Ubwo rero niriwe ninda mu bintu byinshi, mbere na mbere banza usobanukirwe ngo ibiraro ni iki. Ibiraro bigomba kugira umwanya wo kwinyagamburiramo, kwa kundi ingurube zishyiramo zikaba zabona umwanya zisanzuramo, zigakoramo exercises, zikakiniramo. Mbega ibiraro byisanzuye, hahandi ingurube ibasha kubona umwuka uhagije. Ikindi bya biraro biba byoroshye kubikorera isuku. Si ibyo gusa kandi, ibiraro bya biraro ingurube bizaba birimo yashaka guta umwanda wayo cyangwa guta amase yayo, ntibe yayaryamamo kubera ikiraro ari gitoya. Cya kiraro byoroshye kuba wakora isuku kuko ari kinini, cya kiraro kibasha kwinjiramo umwuka uhagije. Kubera yuko iyo wubatse ikiraro gitoya, ingurube mbega ibyo byose nkubwiye ntibigaragare cyangwa se ntibibe birimo. Dore ingaruka zimwe na zimwe uhura nazo kandi zikomeye cyane pe. Ndagira ngo mumbabarire mukurikirane ibintu ngiye kubabwira akantu ku kandi. Ikindi ntarababwira izo ngaruka mbi, ugomba kumenya ko supervom igomba kuba igizwe na beti ikomeye cyane. Hakabaho no kugira no kuba watunganya rigore izaza iyobora y'amazi, amaganga. Mbega igihe mukoropye ugashyiraho rigori inyuma zizajya ziyobora ibyo byose, zikayobora ayo maganga,
zikabyohereza hehe ahabugenewe ariho mu cyumoteri. Ikindi kandi icyo kiraro kigomba kuba gisakaye. Ikiraro cy'ingurube iyo udakoze ibyo bintu ngo wenda ahantu kiri haba hari isuku, hari umwuka mwiza, hari ingaruka nyinshi uhura nazo kandi mbi. Ingurube zawe zirarwaragurika. Kandi twebwe intego dufite hano kwa Cyomoro Vet TV ni ukubereka uburyo mugomba kwikoramo utuntu twanyu mu buryo bwuje isuku, bwuje ubuhanga ndetse n'ubumenyi, kugira ngo mwirinde ibyo bibazo byabateza ibihombo mu bworozi. Ndakwibutsa yuko ikiraro cy'ingurube reba turi ku ngurube zino ziba zigeze igihe cyo kubyara. Ikiraro iyo ngurube igomba kubyariramo kugeza nyine igihe icukije abana bayo, hagomba byibuze guteganwa ibibambasi cyangwa se ibiti. Ibyo biti nabibwiye umumaro wabyo. Bya bibambasi ushobora kubishyiramo urimo kuvuga ati ni beriso y'utwana tugomba kujya tujyamo, noneho kugira ngo twirinde impanuka y'uko nyine ishobora kudukandagira, nyine ishobora kuturyamira, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma ubworozi bwawe bwunguka. Ndagira ngo nkubwire ngo nufata ubwana bukavuka, wenda imbyeyi yabyaye ibyana 10-15 biri mu cyumba kimwe. Kubera iki? Uri kureba ukavuga ati nincamo beriso mana yanjye noneho zitazipfa zishiri, nako icyumba cyatakiba gito cyane bitume nanjye n'ingurube ubwayo itabona ahantu ijya. Ukumva yuko byoroshye kuba wazibanisha n'ibyana muri mu mwanya umwe. Rero ndagira ngo nkwibutse ngo imbyeyi igiye kubyara ugomba gushyiramo beto, akabambasi gashobora kuba gateye umucanga se cyangwa amatafari, cyangwa se ugashyiramo ibiti. Bitabaye ibyo, ibya biti nabyo ukabyubakamo ugacamo akumba. Izo nazo ni zimwe mu nyungu zagutuma abana b'ingurube bose ubakuza neza nta kibazo. Ikindi ndagira ngo nkwibutse yuko icyumba kijyamo ishashi ntabwo kingana n'ikijyamo imfizi, ntabwo kingana n'ikijyamo ya mbyeyi. Ndagira ngo nkwibutse ngo ibiraro wabyubaka mu buryo butandukanye kandi ushaka. Hari uburyo bwinshi ushobora kubaka ibiraro, ukabyubakisha umucanga na sima, ukabyubakisha amatafari ya rukarakara se, nyine ubwo urumva wakoresheje rukarakara nibwo ushyiraho umucanga na sima, cyangwa ukaba wakubakisha ibiti. Cy'ubushize cyo narakiberetse uburyo nari nacyubatsemo, cyangwa se ikindi ukaba wacyubakisha amatafari ahiye. Nabyo ndabibereka, byose ni ibintu nabateguriye kandi byiza bibaha umusaruro. Kandi hasi hagomba kuba hacuritse kugira ngo wirinde yuko amaganga yireka mu kiraro. Ikindi agomba kuba agize hakomeye kugira ngo ingurube itazaza inyerera ikaba yavunika, sibyo? Kandi nagira ngo nkwibutse ngo tugiye kurebera hamwe imezi uzagendaho cyangwa se metero kare uzagenderaho wubaka ku byumba by'ingurube. Imfizi ijya muri metero kare hagati y'8 cyangwa 10. Iyo ubonye 10 utazibona wubaka 8, ntacyo bitwaye. Inyagazi nayo ijya muri metero kare 10. Inyagazi n'abana bayo nyine, mutagira ngo ni inyagazi yonyine, ni inyagazi iri kumwe n'abana bayo, ni metero kare 10. Noneho inyagazi idahaka ijya muri metero kare 2.5, ariko na 2 washyiramo nta kibazo, sibyo? Noneho ingurube za ngurube zikunye zimwe zo kubyibushya ibigomba kujya muri metero kare 2. Ikindi kandi ikiraro cy'imbyeyi kigomba kuba gishinzemo ibiti bitandukanye aho abana na nyina baba bari, sibyo? Noneho si ibyo gusa kandi aho zirira. Hari umuntu wambajije ngo iriya manjwa cyangwa hariya ngo birira ko nabonye yakozwe n'urubaho, ese ntiwashyiramo ibintu bikava? Oya, hasi imbere urabizi ko haba hateyemo beto. Muri rusange nyine we wagipavumye icyumba cyose, wanyuza ukavuga ati ugafata urubaho ya beto itaruma nyine kwa kundi uri kubisigamo, ugahita utambikamo urubaho ukarushingamo.
rwa rubaho urushinze rwinjira muri beto mo imbere, noneho no ku mpande, ni ukuvuga ngo imbere ku mpande zombi urubaho rugasa nk'urwinjiyemo, kuko hirya ho haba hafashe ku nzu, ibyo bikajyamo aho hagati. Rero ubwo nizeye ko abahanga mu kubakaho mwebwe mwabyumvishe cyane rwose, ntiriwe mvuga ibintu byinshi. Abantu b'abahanga mu kubaka cyangwa abantu bubaka ibiraro, nibutsa abantu, iyo ushaka ko tukubaka ibiraro ndabikubakira, nkaguhugura, nkagukurikiranira ubworozi, kandi ibintu byawe bikunguka bikagenda neza. Wowe gusa icyo usabwa ni ugukora subscribe, share ndetse na comment, waba udukunda ukadukundisha n'abandi. Noneho iki kiraro, isakaro rigomba kuba rimeze neza kandi ikagira imireko. Buri cyumba kigomba kugira inzugi kugira ngo ingurube itazazisohoka. Reba nk'iyi ngurube ukuntu ibayeho neza, imeze neza kubera iki? Ifite isuku, ntabwo ishobora kutamasa hariya ngo ihite igaruka iyaryamemo, kandi ifite umwanya munini. Reka mbabwire icyitonderwa mwa bantu mwe, nta myenge minini igomba kuba hasi cyangwa se ngo ibe hagati y'imbaho n'izindi cyangwa se n'amatafari n'ayandi. Uba ugomba kubifunga kuko bishobora gutuma ingurube kurya ikiraro biyorohera, bigatuma bikwangiriza, kuko ingurube zikunda gusenya ibiraro, sibyo? Ingurube zikunda gusenya ibiraro kandi ugasanga rwose ziri kwangiza. Icyiza, niba ukeneye gushyiramo utwenge, shyiramo utwenge tunziye, cyangwa se ufunge ahubwo ahagana hejuru, ugarukire ahantu hatuma umwuka winjiramo neza. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, ndagira ngo mbibutse yuko dutanga serivisi zitandukanye. Ntanga icyororo cyiza cy'ingurube, kandi nkatanga na serivisi za kiveterineri.